so uyu mwuka rero wa umwitwa avuga ngo ni Madame Samaki avuga ngo ni umwuka mubi ufite imbaraga yego wo kugira ngo abantu bajye bahorana tubyita ubushake n'amakosa ni irari ntago ari irari nabyo n'amakosa n'iki subwo iruba ubwo n'iki iruba birenze irari birenze ubushake ahubwo wagira ngo ni umuntu no kuba addicted nabyo birarenze urumva uyu mwuka rero wa marine bavuga niwo uzana ubusambanyi mu isi kandi icyaha cy'ubusambanyi kigukururira kuba umwanzi w'Imana umve neza bigera ku rwego umuntu yumva ari bwo buzima hari usambanira amafaranga hari usambanira ubuzima nabwo ni icyaha ariko hakaba n'undi we ntacyo akenye nta n'icyo abuze ntakeneye n'umwishyura ahubwo yumva yabihamagarira bigera ku rwego abantu bagiye gushaka n'ibikinisho mu rwego byanga byakunda abantu bagomba kuba imbata kandi ntibabitinye kumva bari kibatinye ibyo bintu kandi bigeze ku rwego ngo nta muntu ugihakana kigusetsa reba usibye YouTube itapfa kubyemera ariko jya kuri Facebook ukivuga akantu ka Facebook abantu mwese mudukurikiye murabizi ubundi Facebook yari Apple nyine yiyubashye ujyaho ukabona amakuru inshuti zawe mukaganira ariko muri iki gihe please ndabisubiramo muri iki gihe kuri Facebook abantu bose barebe ku nkuta zabo za Facebook ahubwo mu bicekinge mujye mubikuraho barabyoherezaho ugasanga umuntu wibashye ugasanga buri kanya barabyohereza babishyiraho birashoboka se kumfashamo birashoboka umuntu abroka urukuta rwe ntihakagire undi muntu usharinga even n'aba ba Facebook ku buryo ari wowe usharinga yawe ku rukuta rwawe yego ku buryo wasura page y'umuntu ukavuga ati se n'uyu nguyu se yangiritse mu ruhe rwego ni ukuvuga ngo ntabwo ari we ahubwo ni wa mwuka ukorera muri aba bisi natwe kuko dufite ibyo bafite ibyo dukeneye tujya dukoresha ugasanga bakoreshejeho bamamaje ku rukuta rw'umukozi w'Imana ibaze ijambo ry'Imana hasi bahise bagishyiraho bakirimo ikintu gitabagaho cyumva icyo kintu bigatuma abantu basa nk'abereka utubyiniro abantu bambaye ubusa abantu bagenda mu nzira abona ko nta soni bikibateye bakumva ni ibisanzwe ariko no kugira ngo bazamure na wa muntu kanako yatakoze kino kintu yego so urumva rero ni ikintu gikomeye giteza ubusambanyi icya kabiri nuko satani abashaka guca abantu intege anyure muri bwa busambanyi ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini ntabwo ari n'itorero ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo ubumwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mwese aho muherereye mudukurikiye hano ni ku bumwe bw'abera ministries aho amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka amazina yanjye ni Jerry nk'uko bisanzwe ndi kumwe na Reverend Ntambabazi Yesu ashimwe pasiteri Yesu ahimbazwe cyane kandi Imana y'amahoro ikomeze twikira abera bayo urakoze cyane kandi mbabwira ngo imbabazi z'Imana ziracyariho Haleluya urakoze cyane nukuri abadukurikiye bose rero tubabwire ngo mukomeze mugubwe neza turakomeje rero pastor tumaze iminsi ejo ubwo duherukana twavuze ku kintu bita les femmes et les hommes de nuit abagabo ndetse n'abagore bijoro biragenda birakururuka twavuze ku mwuka wabo yego ko bigaragaza yego bo utababonye hafi aho yego
ukaba utapfa kubona umuntu ukamufite ko ibimenyetso bibagaragaza ibimenyetso bikabagaragaza. Rero hari ibintu bigenda bifatanya twagiye twumva abakunzi bacu bagiye, kuko ibi bintu tuba tuvuga ni iby'ubwenge ariko buri spiritual mu mwuka, ibintu umuntu ashobora gukurura akibonaho ibimenyetso atarazi aho biva, cyangwa se akabona ibintu ntasobanukirwe. Abantu rero hari inkuru nagiye numva kera nkiri umwana, umuntu bita Madamu Samaki, twumvaga ko ngo utoye agasokozo ngo ukira, ngo ugahita uba umukire tayari. Rero mushumba muri spiritual mu buryo bw'umwuka, Madamu Samaki ahurira he n'ibi bintu? Ese abaho, arakora, afite izihe mbaraga ku kiremwa muntu? Urakoze cyane. Ni uburyo bajya bisobanura, avuga ko ubundi ari intuze ni marine spirit, cyangwa se baba mu mazi, ariko ntabwo yaza ngo ubone n'agasokozo ngo ni iki. Izo ni inkuru abana bavugaga, ariko ni umwuka. Yego. Ndetse bitangwa very dangerous, umwuka mubi cyane, powerful, ufite imbaraga zo gusenya isi. Kandi ntabwo usenya isi gutya, ahubwo usenya imitima y'abagize isi. Yego. Kandi ikaba umwuka mubi ukonekita abantu n'ibyaha Imana yanga. Uwo mwuka ukonekita abantu n'ibyaha Imana yanga. Noneho ku buryo abantu bahinduka abanzi b'Imana ariko batabizi, bakajya bagenda ariko Imana itabishimira. Nuvuga ngo ni umwuka mubi ukorera mu busambanyi, mu gusenya ingo, mu kwica mariage y'abantu, no gutuma abantu basa nkaho bumva bashaka kubona ko nta kibyaha bibatwaye. Twibagiza ko isi ya mbere ari imbuwe n'ubusambanyi. Twibagiza ko biravuze ngo muzibukire ibindi byaha byose, nako muzibukire icyaha cyo gusambana kuko gikorerwa imbere mu mubiri. Uzasanga Bibiliya ivuga icyaha cyo gusambana inshuro zirenga 700. Yego. Sinzi reka ndebe gatoya, ni ukuvuga ngo Bibiliya igaragaza ijambo gusambana, ubusambanyi, abasambanyi inshuro 92 muri Bibiliya. Ni inshuro nyinshi. Noneho cyane ko aricyo cyaha cyarimbuye isi. Bibiliya ikivuga ubundi mu byaha bikomera habamo ubusambanyi no gusenga ibishushanyo, kubangikanya Imana. Mu mategeko y'Imana 10 uzasenga Imana yonyine, wizera wenyine, ukagira indi mana wikubita imbere. Yego. Nicyo twita gusenga no ubusambanyi. So uyu mwuka rero wa umwitwa avuga ngo ni Madamu Samaki, avuga ngo ni umwuka mubi ufite imbaraga wo kugira ngo abantu bajye bahorana, tubyita ubushake n'amakosa. Ni irari. Ntago ari irari, nabyo n'amakosa. N'iki subwo? Iruba ubwo n'iki? Iruba birenze irari, birenze ubushake, ahubwo wagira ngo ni umuntu no kuba addicted, nabyo birarenze. Ni ukubatwa, ni ugutwarwa. Nigeze hari akantu narebye mu rugo, mva mu rugo kare, ejo nagize umwanya kuba ndi mu rugo umwanya munini. Yego. Noneho numva nkeneye kumva indirimbo za kera. Nza kureba indirimbo irimo ibintu bitatu, nahise ngira ubwoba abahanzi bo mu Rwanda. Yavuze ibintu biransetsa. Wa muhanzi? N'abahanzi batatu bari kumwe, bose simbavuga amazina kuko nta mpamvu. Ubu ngubu bo mu Rwanda bo bari bamwe basa bamwe basa nk'abagiye mu ndeko nabonye bari mu gahunda zindi. Yego. Hari nk'abaririmbye ngo ngiye agacupa kamushiranye ngamva ataye ibiro, ngo yabura agatabi akumva yanyotewe, ngo yabura umugore akumva arapfuye. Icyo kintu gitondo ndende baje kuri TikTok, ngaro waguha ibiryo n'amafaranga n'indaya wahitamo iki? Tinahitamo indaya. Ati none abantu babashishikariza iki? Nuko bahitamo indaya. Komacro. Genda kurikirana.
ati nahitamo indaya ni ukuri nubwo akabirutisha ibiryo n'amafaranga kandi uwo mugabo ukuntu wabonaga akennye rwose ariko aravuga ati indaya ati uwaguhisha ibiryo n'amafaranga n'indaya ati nahitamo indaya ati no suragira icyo abantu inama ati no ko bose bahitamo iki indaya urumva mushumba njya mbabara hari ukuntu abantu bita kuba ngo ni indaya ariko n'uwagiye mu ndaya nawe aba ari iki nawe niyo si indaya ibizindi urumva uyu mwuka rero wa marine bavuga niwo uzana ubusambanyi mu isi kandi icyaha cy'ubusambanyi kigukururira kuba umwanzi w'Imana no kuba umwanzi w'abantu n'indwara z'igihe kirekire havuka nk'abana batateganijwe abantu bagata ingo abantu bakicana abantu bakarwana kuko bikomotse kuri ubu buryo abantu ugasanga muri bo uwo mwuka utera abantu kugira irari rirenze iruba rirenze urwego rwo hejuru ku buryo ubona ko abakeneye ko abantu bose bishora muri ibyo bintu akumva nibwo buzima nguwo mwuka rero bita ngo ni wa Madamu Samaki cyangwa se marine ni imbaraga mbi za Satani zishora abantu mu busambanyi mu gushaka ubutunzi no gushaka ibyubahiro utatinya ko uwo Madamu Samaki ko basora nk'umwuka mubi kwa na za Illuminati kwa na miryango y'abakora Satani kuko uwo mwuka wo attention ntutinya umuntu n'uyu nomwe kuko wafatiye ahantu hagoye wibuka umuntu wavuze ngo sida yarahemutse ngijya mu birayi twari kubireka cyane ugikurikira amakuru oya narabyumvise ati twari kubireka ariko yafasha haryoshye kurusha yafasha hakenewe haryoshye no hazije ntago mbizi nahasanzwe yafashe inzira tubasha guhunga ariko yavuze reka je nivuge ibyanyu ntacyo bitwaye ariko ubwo uragize uramukotinze nyine none kanivugire ngo yafashe mu nzira nta yindi bigoranye n'abandi bari kwishaka siyo mushomba icyo kintu kiriho ndagira ngo tuze kugihuza na rya ruba wavuze urumva uburyo ubwinshi barabikoze iryo ruba ryarabishe barabikora noneho birarenga bashaka indi nzira zitandukanye n'izimana yagennye ndakubwira ngo ikintu cya mbere yego nuko nicyo twakwita ko icya mbere akubikamo iruba cyane cyangwa se irarise reka dukoreshe ntabwo ari ubushake ariko iruba abantu benshi bashobora kuba arisobanura ni irari rirenze urugero ryongera rirenze urugero rikarenga ububata kandi nyirabyo yego akumva nta kintu atinya kumva ntacyo bitwaye yasambanira muri toilette yabikorera mu muhanda yabikorana n'umwana yabikorana n'umukecuru yava mu ibenza agashaka umwana uri ku izamu uyu mwuka uwo mwuka niwo wagiye ugatsikamira Sodoma na Gomora bikarenga noneho bikejya ndashaka ko nkomeza unyumve neza bigera ku rwego umuntu yumva ari bwo buzima hari usambanira amafaranga hari usambanira ubuzima nabwo ni icyaha ariko hakaba n'undi we ntacyo akennye nta n'icyo abuze ntakeneye n'umwishyura ahubwo yumva yabihamagarira bigera ku rwego abantu bagiye gushaka n'ibikinisho kugira ngo yimarire akajya gushaka igiparasitike cyangwa ikintu gicomeka ku muriro mu gihe yabuze abantu akavuga ati iki ntabwo kiruha erega ushobora kujya kureba umuntu akavuga ati ndapfuye nawe ati buriya hari ibintu bisabwa ariko hari n'ibintu bivuga ngo nkwisabire tugire hari ibintu ariko uyu munsi nabonye ariko n'uyu munsi abagore naho gasigaye bisabira ibyo bintu ariko ababemerera niba cyashobora gukoresha amafaranga cyangwa ubundi buryo so rero uyu Madamu Samaki tumvikane hano ahagarariye cyangwa yohereza umwuka w'ubusambanyi burenze urwego kandi bigatuma icyubahiro cy'Imana gishira mu muntu wasusambanye ni nabwo utakaza imbaraga z'umwuka wera Samson nta kindi cyamwishe nubwo ngo yamusinzirije ku bibero mwumva ko ari ugusinzira yego reka musome Bibiliya cyane dusobanukirwe kuki atamusinzirije ku bitugu se cyangwa ahandi kuki yamurambitse ku bibero hambwa ati wapfa Samson arakanguka ngo bamwogosha ku bibero amaso avamo kubera icyo kintu uvuga ngo uwo Madamu Samaki asa cyangwa se umwuka w'ubusambanyi ukuramo umuntu icyubahiro kabiri nkurikirira ijambo uyu mwuka nta muntu utinya
uko waba umeze kose, abanyapolitike, abanyacyubahiro bakomeye, abarevera, abaririmbyi, abakene, abarwayi ivunja, abatunze, abadatunze, muri za nzira nyine, inzira yari yose nzira urimo uranyumva ariko nyamara twumvikane umwuka umeze nabi, muntu urimo nkurikira, abantu barabyumva cyane kuko uyu mwuka umeze nabi muri izo nzego zose wavuze. niyo uteze icyo bita fornication and adultery, ateze ubusambanyi, za polygamy, ushaka abagore benshi byose akarundamo, akazana byose akakubitamo ibyo byose, ku buryo mu rwego byanga byakunda abantu bagomba kuba imbata kandi ntibabitinye, kumva bari kibatinya ibyo bintu, kandi bigeze ku rwego ngo nta muntu ugihakana. Kigusetsa, reba usibye YouTube itapfa kubyemera, ariko jya kuri Facebook. Ukivuga akantu ka Facebook, abantu mwese mudukurikiye murabizi, ubundi Facebook yari Apple nyine yiyubashye, ujyaho ukabona amakuru, inshuti zawe mukaganira, ariko muri iki gihe, please ndabisubiramo, muri iki gihe kuri Facebook abantu bose barebe ku nkuta zabo za Facebook, ahubwo mu bicekinge mujye mubikuraho, barabyoherezaho, ugasanga umuntu wibashye, ugasanga buri kanya barabyohereza babishyiraho. Birashoboka birashoboka umuntu abroka urukuta rwe, ntihakagire undi muntu usharinga, even n'aba owner ba Facebook, ku buryo ari wowe usharinga yawe ku rukuta rwawe, yego, ku buryo wasura page y'umuntu ukavuga ati se n'uyu nguyu se yangiritse mu ruhe rwego. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari we, ahubwo ni wa mwuka ukorera muri aba bisi, natwe kuko dufite ibyo bafite ibyo dukeneye tujya dukoresha, ugasanga bakoreshejeho, bamamaje ku rukuta rw'umukozi w'Imana, ibaze ijambo ry'Imana hasi bahise bagishyiraho, bakirimo ikintu gitabagaho. Icyo kintu bigatuma abantu basa nk'abareka utubyiniro, abantu bambaye ubusa, abantu bagenda mu nzira abona ko nta soni bikibateye, bakumva ni ibisanzwe, ariko no kugira ngo bazamure na wa muntu kanaka yatakoze kino kintu. Yego, so urumva rero ni ikintu gikomeye giteza ubusambanyi. Icya kabiri nuko Satani abashaka guca abantu intege anyure muri bwa busambanyi. Ni umwuka rero mubi udatinya baragiye, abashumba, memo ba bishop, ba pasiteri, ba potere, banda baririmbye, abashazi bo mu rusengero, ugasanga ni icyo kintu cyonyine, kitari inzoga, kitari itabi, nta urwana, ariko ugasanga icyo kintu cyarenze urwego, kirenga n'inzira byagenewe, noneho gikorwa no mu yandi mayira yanemewe, noneho ku buryo ubona ko nta n'isoni bigiteye umuntu. Umusore ashobora kwinjiza abakobwa 4 muri ghetto, yego, umukobwa ntatinye ko abantu bamureba cyane, n'umugore ntagire gute, ntabitinye, ntago mbameneye amabanga. Hari abishyiramo bagakodesha inzu, bagashyira nk'umuntu wicunga w'umuzamu, akazajya haza uko abishaka. none bari nk'abagore nka 5 cyangwa abagabo nka 5 barabikora kugira ngo ajye akatiramo, kuko azi ko neza mu mahoteli kamera zigize ziramureba, ariko najya mu rugo ni ibisanzwe. Bakodesha inzu nk'ahantu ntavuze, zirahari, agaparika imodoka ye akaza n'amundi, bagahana ifunguzo ari nka 4, umuzamu akababikira ibanga. None ibaze uwo mwuka w'ubusambanyi ugiye gushora uyu munsi wa none, ugasanga si bose banyumve neza. Ubona ko iki kintu cyashoye imizi mu buryo bukomeye, mushumba, n'uyu mwuka n'uyu mwuka uri gukontorora abantu. Uyu mwuka rero uri umwe mu buca intege ubuzima bwabo. Niyo mpamvu uri kubona abari kubihunga no kutabyinjiramo, nabo usanga uburyo bwa finance bitemera neza, nta kintu bafite, ntabwo baramenya icyo nshatse kuvuga hano, nta kintu rata, kuko ibi bintu uyu madamu Samake cyangwa uyu mudayimoni ukurura abantu, abakurura mu cyubahiro, mu mafaranga, bagakora bya bindi byose, noneho ku buryo bakwiza wa mwuka w'ubusambanyi, kandi ari uzarimbura isi byoroshye. Rata ugasanga umuntu nta kazi agira cyangwa akakora, ntikamwemerera kugura iPhone runaka, gutya ugasanga iPhone gusa se n'ibindi birenze, ugasanga ubuzima bamo ni easy,
kandi warakoze byaranze noneho ikigusa uzanasanga bikunda pe hariho telefone z'ibitangaza ku badafite ibitangaza muri bo. Iri jambo ko ari iry'ubwengera. Hariho telefone z'ibitangaza zifitwe n'abatagira ibitangaza muri bo, kandi abafite ibitangaza muri bo ntibafite telefone z'ibitangaza. Uwo mwuka wande wahumvise uwo nguwo, uwo mwuka ni uwa Madamu Samaki. Yego. Kandi ahinjiye icyaha cy'ubusambanyi hinjira n'ibindi, kuko bariyaranje bano bantu. Ubundi bamwita ngo ni umwamikazi wo mu mazi w'umwijima. Umwamikazi wo mu mazi w'umwijima. Ubutunzi arabutanga. Uribuka umwaka ushize cyangwa niba umwaka ushize, umuntu w'umuhungu wasambanye n'umukobwa, abantu bahagaze barebera. Babataye no muri yombi. Ribo yarabakurikiranye. Ibyo bindi siga ntago ubwo barabajyanye, ntago twe tubizi. Tuzi no baracira ubanza. Oya ntabyo tuzi gusa nyine. Ariko barafashwe. Icyo nshaka kuvuga si icyo Ribo yakoze. Oya byarabaye. Bashaka kwivugira ubwo buzima bw'umukobwa kwambara ubusa mu muhanda, abamotari bareba barangiza ku kavideo karatambye. Noneho barangiza umuhungu nakumva arashishikaye, akumva neza mu ibanga. Mu mategeko y'Urwanda ngo ibyo bita imirimo y'urukozasoni. Uruzi ko n'umudamu wawe musomaniye hano kuri bariko bakababona, amategeko yabahana. Noneho akuye nk'imyenda, abamotari barafotoye, abantu barafotoye. Bivuze iki? Ni ugukangurira abandi ngo bitwaye iki? Wa mwuka. Ntabwo uri kunyumva. Ndi kukumva. Ndagira ngo nadukurikiye batwumve. Biteye isoni y'uri umudamu, y'uri umugabo, ukabona ibintu nk'abiriya ku mugaragaro. Ikindi warabibonye, uburyo abagore bavuga iby'ubusambanyi ku ma TikTok. Ibintu byabaye bisanzwe, nta jambo rikiri ryo gutinywa. Noneho ugarutse ku kantu keza, iyi Apple bita TikTok. Abantu babimenye neza, mubyeyi ufite abana b'abahungu cyangwa b'abakobwa, ubimenye neza, umenye ibyo ufite mu rugo. Hahandi ya myanya y'ibanga, hahandi abantu bakagombye kwiyubaha. Abakobwa banyu baragenda mu cyumba bakikingirana, akabyina ibintu, ukaba ese uyu mukobwa agira iwabo, yararezwe, ngo ni uburenganzira, ngo bari gushaka amafaranga. Uyu mwuka mushumba nyine nakubwiye ngo iruba uyu mwami w'umumarine ateza inyota y'ibintu bitatu. Hari ukuntu ureba umuntu ukabona yari umuntu wiyubashye, umukobwa mwiza, ariko habona ibintu ari kwivuga, avuga se iri jambo rimuturutse mu kanwa. Wareba uburyo ari kwinyonga, noneho hateye uburyo binyonga, mukavuga umuntu w'umukobwa yinyonga gutya muri ubu buryo. Wavuze uze kora no ku ma Facebook na TikTok. Yego. Bakareba umugabo aho yicaye, bagafotora neza sexe yiwe, bakayikurura. Uzarabe commentaire ziba munsi ko ziba zimeze. No kugira ngo bakangurire abantu. Abandi bakora siporo bambaye ubusa. Uwe abantu babireba, abandi bakabyina bambaye ukuntu, abandi bakikwita mu maguru, abandi ngo bari muri za nyashi bazunguza hariya. Wabireba nta kindi kintu bivuze. Nuvuga ngo uyu mwuka uri kubwira umuntu ngo nutarabikoze gira gute, warasigaye. Reka ngo handi makuru utaruza, warasigaye. Reka umukozi w'Imana bikorera abantu bamufata, uhite bimenyekana. Batese n'abandi ntibabikoze buriya. Ikindi ukibaza, ntabwo bikiri ikintu cyo gutinywa. So rero uyu nguyu, it's a very dangerous demon. Itera ibintu bitatu ngiye kubwira. Yego, nibyo nshaka kumenya. Irari ubusambanyi burenze, ushingiye mu gushaka amafaranga, yego, no guharanira icyubahiro. Ibintu bitatu byicisha umuntu. Amafaranga arakwicara, ako barayabona mushumba, araboneka nyine. Dore impamvu ndibuze kuyabona, ahubwo ati jewe ntunzwe n'ibi byose Imana yampaye, kandi singura bambe ndakaba ati rero njyamubyuka mugire muri cyane ikintu babitangwa ni imari ngendanwa, ngo ndayigusiye ko nupfanza yitwandise. Umva, ariko batekereze ni mwanya twahawe uri productive kugira ngo isi yororoke. Ariko kugira ngo Satani
satani arimbura isi, arimbura imiryango, arimbura famiye, nuko abaho icyaha cy'iki cy'ubusambanyi. Nkurikira ahantu ndagukurikiye gake gake. kandi cya kabiri gitera ingaruka zacyo, umuntu winjiye muri uyu mwuka w'icyubahiro w'amafaranga n'ubusambanyi atangira gucika intege mu masengesho. kandi the powerful weapon which you have now, prayer. Hari akajambo ntinye kuvuga hano gusa ariko bihangane kubera ko turi nahoze ndeba ku rubuga rwanjye, nabonye n'abana b'imyaka 12 basigaye bandeba kujya kuri 17 kandi mvugeho gakeya, ariko kwa kundi wikonsantra ugiye gusoza match niko babyita ubundi, umukino ugiye kurangira muri ya minota amasegonda ya nyuma, buryo uko urekura amaranga mutima niko n'umwuka bayigendera. Turabeho waga gacuhonwa gashi abonye ko arigisha. So nuvuga ngo icyo shitana bagambiriye, icyo uyu mwuka w'amarinizi ubugambiriye, nuko ducika intege mu bintu bitatu: yesho, ijambo ry'Imana n'urukundo mu bantu. Ukakamuka ibyo bintu uvuze, urukundo mu bantu rwarakamutse, niyo mpamvu nawe yaguteye inda ahita kwigurutsa burya, nawe barangiza ukahita uyikuramo direct taho kugira ngo bamenye ko nabyaye, kandi ukumva ni ibintu bisanzwe, bagasubira mu nzira cyane kajya no mu rusengero forume icike. Noneho ibindi bihugu byo byashyizeho n'itegeko, ariko itegeko ryo gukuramo inda bibaza ko ni Imana irishyizeho cyangwa ni leta irishyizeho. none se leta ni nk'irisito? ni nyirisito. Nizo ubuyobozi bwose ntibushyirwaho n'Uwiteka, siko Bibiliya ivuga. Ndabyemera, ariko se amategeko ashyirwaho n'Uwiteka? Ntabwo mbizi. Kuki hari ibihugu byinshi byanze gushyira itegeko ryo gukuramo inda? Ko hari ibihugu byinshi byanze gusinya amategeko y'abatinganyi? Ko hari ibihugu byinshi byashyize amategeko runaka ariko byanga, abandi bakabyemera? Urumva twumvikana ibintu bitatu bikomeye muri uyu mwuka ari uri kwafekta. Impamvu ngusubiriramo, uyu mwuka ntutinya abantu, ntutinya ahantu. No mu rusengero winjiramo abahagarika ntabwo bibaho. Mu rusengero ntabwo bahagarika iyo byanye, iyo babimenye. Iyo babimenye baraguhagarika nyine. None se bitamenyekana bingana iki? Nibyo byinshi. Ntese kitamenyekanye kirahari. Ibaza utwana bataye bazizonda bakuyemo bagahamba. Baze ubu inda zavuyemo yongeye. Umuntu akambara ngadata forme agumye bo mukobwa, ariko already imbere ye hari amaraso. Buriya no kujya mu ijuru azasanga kakana yisha gapfumbasa ibinini yamuhaye. Ayiwe. Kandi igihe ntabwo Imana izahana umukobwa wayikuyemo, izana hano umusore wayiteye akihakana. Ako na muganga wamuhaye ibinini nawe baragenda. Ya murwayi wese ko yaza karwaye. Urumva hariho ikintu hariho ubugambanyi bwinshi bukomeye mu shumba no kwangiza. Nuvuga ngo uyu marriage cyakeneye nuko isi y'abantu itagwira. Akeneye gusenya umuryango mu bukana bukomeye. None ko umuryango nizo mbaraga zimurwanya rega, akeneye ko umuryango usenyuka. None abahungu nibashakana bazabyara bate? Nse urumva hari uko isi zasirogo nibashaka bazagenda bite? Nta kororoka. Ese ubwo isi zabe kimeze gute? Fa kuri ibyo bintu umuntu arakwica kubera amafaranga make gusa kubonyeho. Umuntu ntatinya kugusebya kubera ko abona uri mutera imbere. Nuvuga ngo urukundo uyu mwuka rero utuma abantu barwana, ingo zisenyutse zizuye umwuka wa marines. Uzajye ku masite site za pornography ureba ama views bagira bari hejuru 100 ngahe. Nyamara washyiraho ijambo ry'Imana, buryo wababohora, buryo Imana yabohora abantu mu mbaraga z'umwijima. Gusambana abakuru, gusambana abakecuru, gusambana ibintu bitabaho, maje zigasenyuka. Uwo ni umwuka mubi cyane. Urumva noneho ya Madame Samaki bayumvise? Ndimo ndayumva. Uyu mwuka wayo ko numva ukaze. Ntabwo abantu babyumva biriya bintu. Fara uburenganzira bwabo. Hari ubwo ati ngewe akasangaje nko kuri social media ati kandi kiriho birimo birapromotingwa n'ama social media hari n'abahanzi uburyo baririmba, uburyo bamdeka ukasanga nyine baribanda kuri wa mwumva naririmba urukundo rusanzwe. Ndagaruka kuri cya kintu kirimo nyine n'agafaranga, nyine naza naririmba ibintu bisanzwe. Urumva ari ibisanzwe. Ururabo
ntabwo ari bwinjiza ibihumbi magana angahe, yego, ahubwo arasanga ati ntashatse kuvuga amagambo ibintu nk'ibyo byose barabizi bagenda banakora no hanze, ugasanga nk'umuhanzi noneho byagera mu gukora amashusho. Inshuti yanjye, noneho hari ibindi byadutse, kubona umukobwa abyina umuhungu amuri inyuma basa nk'abari gukora icyo gikorwa. Hari n'abandi bakora byo kumasura ibiki byose, kandi ukabona abantu amaso yabo arabishishikariye, yabo arabinyotewe, arimo arashaka kubyumva. Icya kabiri, abahungu b'abakene bari gushorwa mu byaha n'abantu bakuze b'abagore, kuko aribo bakenera ko by'ukuri si urundi rukundo, kuko nakurambirwa azaza n'undi ya mafaranga uyabura, bityo uhinduke ihene yo ku musozi. Yego yego, bakwizeza ibyo batazahora baguhereza. Rero ibi bintu bi very dangerous, kandi bigahita bilinkinga na babagore ko ikintu gikuri cyongeye kubwira umwuka mu bukuntu domina abantu wa Marines, nuko usanga icyitwa kureba porno nta kibona nk'ikibazo, pornography. Amashoro ukoza soni ku buryo bamuturebye muri telefone, nuko umunsi ariho za code ugiye gusura site areba. Nahoze ndiravuga ngo mu hantu hamwe mu gihugu kimwe cyo muri Afrika ngo samedi na dimanche nibwo basura iyo site ya pornography. Abantu batari mu kazi nyine babonye akanya. Icyo gihugu cyari cyo mu Murambibarire cyane. Hari ibihugu byahisemo gufunga ari amasite, wayafunga utayafunga ntuzafunga na WhatsApp kuko ntuyikontorora. Ibi tubona buri munsi basakuza ngo ifotore uko uteye unyoherereza. Barabikora avuga ati umuntu ndabona adashyitse ati ntacyo yamarira. Ibaze nk'icyo kintu. Hari ibintu amusosore kuvuga ibi bintu ko wenda harabankurikira uwabinganirije ambabarire atagira ngo niwe mbishingiye. Ati hari umudamu wambwiye ati ukibaza ibintu biriho kandi wowe ufashe sexe yawe uyishyize hanze, ntabwo ni ubusambanyi. Bya bintu bya sexe urumva kwiyambika ngo abantu bakurebe, ukabona umuntu yambaye ubusa buri ni umwuka agaragaza icyo, ni umwuka mubi. Wundebera ikintu kimwe, ntuzice, ntuzibe, ntuzasambane, ntuzasenge bishuranye ibigirwamana, ngahibaza ntuzifuza n'umugore wundi. Ibyo byose urumva ni umwuka uzana ugasanga. Kandi igihe cyose ufunguye pornography no kureba ibintu tubonye kuri TikTok n'ibindi byose ukabirana n'amaso, burya ntabwo twatubwiye ngo ushyira kuri wallpaper y'umuntu, aho niho wa mwuka wandurira cyane, kuko already we ikintu ubukoze ubutangiye kuvanga ubwonko bwawe na ya mashusho, noneho ubwonko bwajya buyakwishyuza. ubundi habura iki wawe wanyeretse runaka ntagira atya na wa muntu byagenze gutya, we habura iki? Nawe ufite ubushobozi terekanese. Ariko ibazeho umwana w'imyaka 20 afata umwanya wo kugura indaya. Ibaze uwo mwana ukiri muri secondaire azaba yarabimenya ate aya mashusho yose. Erega tugeze mu isi bita isi y'imbura mumaro, ni isoko ry'imbura mumaro. Ariko iyo umuntu agiye mu isoko agura ibintu byose, akuramo ibyo akeneye. Reka nguha amakuru, kandi koko amakuru yumva. Niba warinjiye mu isoko hari ikintu wabuzemo, byose biri hamwe ibijumba, ibishyimbo, urusenda, ibibyuma, nta kintu nako ntago wabigura byose. Byose niba mu isoko. Ariko wazinduwe n'urusenda agura iki? Urusenda. Waguze n'urusenda n'icyuma agura iki? N'icyuma. N'izino imyanya agura. Nuvuga ngo n'inyanya, nuvuga ngo ikintu uri bukore harimo ibizima n'ibyakwica, harimo n'ibyubujijwe kurya, kandi wagura ibikwica. So muri iyi si turimo ni isoko ry'imbura mumaro, bisaba ngo shakamo icyo ukeneye kandi utuze. So rero iyo ufunguye ari amasite, iyo uteze amatwi ibiganiro biganisha ku busambanyi, ako kanya uwo mwuka mubi wa Marine uhita usiga akantu mu bwonko bwawe
gasigamo notification ntizongera cyane batari kubundi habura iki wakongeye aho niho hafira ry'ubusambanyi yareba abagabo bambetigiye ko ntatenkuriya mugabo bagashinga imiti ngo niyo kongera ubugabo ntibinabaho ibyo bintu abandi bati ntibati none ukabona baravuga ibintu kandi hari n'abarokore bagiye gushakisha iyo miti aho ikintu cya mbere ikintu kibatera se kigutera complex kuko ureba ukuntu uriya mugabo ateye ugasanga urwego nturugezeho ntururiho kandi ntibiterwa n'uko ungana n'uko ureshya biterwa n'ibitekerezo na rwa rukundo aha ni cya kiganiro twatamijeho kivuga ngo batangira gutakaza imbaraga sexual feelings muri zo zigataza imbaraga n'umunezero wa mugore akisuzugura ni kandi bongeresha ibibuno byabo bari bakongeresha amabere n'umugabo nuko akavuga ati se ko mbona abari barebare nge ntameze nkabo gubera iki ku buryo ubona ko hariho competition ariko igendeye ku bintu bitatu amafaranga icyubaro n'ubusambanyi nguwo mwuka mwe madamu Samake nguwo wica abantu ubona gusobanurira ari nawo warimbuye isi n'ubu ngubu ahubwo ubu nibwo uri gukontorora cyane especially kuri izi mbuga nkoranyambaga nk'uko wabivuze abantu badukurikiye reka mbagira inama bakoresha Facebook mujye kuri umuntu w'umukristo kameme mujya kuri wo hari ukuntu ujya muri settings ejo nzabibarebera ukundi kuntu mwabigenza mukabihidinga ntibizongere kugaragara birashoboka cyane umuntu w'umukristo umuntu w'umuvugabutumwa umuntu w'umuririmbyi umuntu yakubona akavuga ati akabonaho ibyo bintu by'ubusambanyi bireze biri gukora uyu mwuka uri gukorera ahantu hose nuvuga ngo urabona byo ntibikiri n'impamvu ibintu normal ariko urumva ni umwuka reka mukegere ikintu cyagiteye ubwoba ubundi hari imyuka itinya mu rusengero yego ariko uyu madamu Samake arinjira no ku ruhimbi muri korari na ba nyir'uruhimbi ukiretse Imana nyirarwo ariko ba nyir'uruhimbi rwo mu rusengero bibakiye naho ntahatinya reba ingo zisenyitse kubera umwuka wa Marina none zo urumva adakaze urumva adafite imbaraga none se ngure nk'urugero urambwira ko urya muntu azifuza gushaka kandi ubundi ibyo akeneye aho abihoramo kandi none zubwo azagira amatsiko y'iki kanaka na runaka abose akumva uko bimeze na runaka ese urambwira wa muhungu wanyuze aho hose azabasha kute kubaka urugo rwiwe ese wa mukobwa wanyuze aho hose ahura n'abakuru n'abanini n'abarebare n'abato n'abashonje n'abahaze n'abatabishoboye n'ababishoboye n'icyo ari umukobwa harya numuzana mu rugo umeze nk'abandi bose cyo ko umeze kose uzamuhaza ku kigero kinganiye hari umugore wambwije ubundi ngo aho tugeze mu ngo nuko umugabo yaza haza kwanyemba nariye icya kabiri simwanganya ke kuri sex ngo yabirekana nyine navuga ngo ibyo ntago ibyo twarabirenze ntitukibirimo urumva ubwo bari mu biki bivuze nyine yego birumvikana inda hari igihumbi ntiyatungwa n'ijana ntago bishoboka umuntu wamaze gusetinga mu bwonko kwigenga nk'umuyaga wo mu kirere ntabwo yakwicara mu itegeko ryo mu rugo arasohoka ku wa mbere bamugurira inkoko arasohoka ku wa kabiri umusore wigeze kwigenga nk'umuyaga burya umuyaga ujya aho ushaka ngaho se uhagarika wamenya ufata hehe na Amerika byarayinaniye wamenya ufata Yesu ufashe wenyine gusa avuga ngo tuza nawe ntiyafashe ngo yacishe kuramwumvira urumva wa muntu wamenyere kwigenga kundiza uko ashaka hari abana basohoka mu ngo ariko bati oya ndagiye akajya muri geto kugira ngo abashe kuba ingetura yenyewe gukora ibyo yigenge nk'umuyaga akore nk'umuyaga abyumve nk'umuyaga ariko kumbi ntamenye ko arimo yinjira mu bantu icyakane gikomeye uyu madamu Samake cyane kwinjiza ibiyobyabwenge mu bantu urumogi kokayine inzoga zidashira abasinzi ukabona ibintu kandi ukabona ntibayabura abuze kubaka inzu abuze kugura imodoka ariko ibyo bintu iyo gusinda nako katabi ku ruhande n'ibiyobyabwenge inzoga nyinshi cyane kuryo umuntu adatinya kugura inzoga mu magana ngahe ariko ntuzamubaza ibindi birenze ibyo akambara urukweto rwasaza hari n'abandi nigeze kubona mbabwira umwuka ntari mubi akambara urukweto rwasaza gatajya mu iduka akongera gurushya rundi akarutaho ngaho akigendera nta mwanya afite yego barabikora cyane amashati nta mwanya afite
ibi ni umwuka utuma ntawe uzashaka, ntawe uzubaka, niba nazubaka zisambuke, noneho satani abashe guca muri uwo mwuka. Ni umwuka muri very dangerous, kandi abantu benshi ntibashaka kubohoka kuri uyu mwuka. ariko ubaburize ka gafaranga, nyamara turi kwishora ahantu habi, ubabuze abakiriya. Umwanzuro nababwira, yego, ngira ngo ariko urabyumvise noneho. Ndabyumva. Abonye impamvu batinya gushaka, batinda gushaka. Ndabyumva. Abonye impamvu umugore agera mu rugo komanda akigenda. Ndabyumva. Abonye impamvu umuhungu amara gushaka atariko uyu muzigo n'uwiki. Inda yahagijwe n'igihumbi ntago yahazwa n'ijana. Akaba atariko n'ubundi umugore kanyakaje ntawe yanyakaga, ahubwo barayampaga agasubira kuba yamuhaga. Kuko naniwe inshingano. Uyu ni umwuka utwambura responsibility no gufata decision. Banzu uwe agiye mu rugo gutunga urugo. Yego. Kandi yari afite abamutunga. Noneho agiye kuba supposed gusaba ibintu no kubaza waraye ko watinze. Urumva bizaba bikivuyemo. Wintera stress. Bariya baracyahari. Akajya hahandi hariya. Undi ateriko nawe uragira ikibazo. Reze se handi twahoranye. Ubwo umuryango gasambuka. No mwuka mubi, udatinya urusengero, udatinya abarusengeramo, udatinya abakomeye, udatinya boroheje, udatinya abana, udatinya abanyamwuka, udatinya abahanuzi, urakwinjirira mpaka ugukuyemo ibintu bitatu: gukunda ijambo ry'Imana, gusenga no kwirinda. Ikindi ni umwuka wa competition ari kuri negative. Yego. Wabonye ukuntu bwa ngo ikindi ngiye kubwira kizi ko expose inzoga zikomeye. Ni nako be expose imibiri y'abakobwa cyangwa y'abagabo. Sibyo n'igibise twahoze tuvuga. Gatatu, ni nako be expose amafaranga kumugaragara. Umuntu akubeshya ukuntu yavuye kuri zero akagera ku bintu bikomeye. Bakwerekana hambaye amashenete y'amazaho, bakwereka mbega ibintu bihanze bigukurura ukavuga uti ubundi rwana n'iki ko byo nkoresha bihari, ariko umenye ngo uri muri injira mu mwuka uzakurimbuza n'abawe. So rero kumwe gabera ministries please, niba nawe ubona ubatwa no kureba ari amasite y'ibikuru films z'urukoza soni, kera Marine yigire hafi yawe. Mwuka barawusengera ukakira. Uyu mwuka icyambere nuko kumenya ngo ni ibiki urwana nabyo. Aha ngaha babyeyi bacu bongere babyumve, n'umukuru abyumve, amenye ngo ndi muri risk. Nta muntu wabona agiye ukandagira umusimari ngo amanure ikirenge yawe ubonye. Kwirinda. Yego. First no kwirinda. Second no kumenya imbaraga zikurwanya. Yego. Gatunu wese ibindwanye va muri karande wacu cyangwa n'ibintu bije kakanya. Kandi shaka umushumba gusengera Imana, winjire mu ijambo ry'Imana. Kuko uyu mwuka iyo waje Bibiliya indirimbo z'Imana wapi. Birashoboka ko hari umuntu ashobora kuvuga avuga ati hari ibyo nziho ku wanjye, ku mwana wanjye, ku muhungu wanjye, ku mukobwa wanjye, ku mugabo wanjye se cyangwa ku mugore wanjye. Birashoboka ko ushobora kumuhenda. Yego. Birashoboka ko ushobora kumuhendahendera Imana, kuko umuntu we ushobora kumubwira ntahita bikurura. Birashoboka ko hari icyo wamukorera mu kimbo cye yakikoreye. Nibyo icyo kiganiro bihangane tuzagisohora ku cyumweru. Yego. Ariko mbakopeje kubwira umuntu amakosa akora. Yego. Ahubwo bumwibukije kuyasubiramo. Ahubwo mukunde. Yego. Mwiyegereze, mutware gake. Yego. Mubere inshuti. Uzamenya impamvu yabyo. None namusengera uvuga mu izina ariko atakumva. Hari abantu bagiye urwaye gajere. Yagusengera ngo Mana ngo ndebere uyu mugabo ngo murinde inzoga ngo murinde abagore, kandi umugabo maragira gute? Arimo arakumva ngo ninjoro ngo ajya cyaba dayimoni. Ese koko bibaza ko uwo mugabo cyangwa uwo mugore ari bwumve kuri mwo musengera? Azaba ati ntema aramparasinga. Arimo aranyurira. Mutware gake, mutwaza ubugwa neza, muyobore mu nzira, homura buhoro buhoro. Ubundi ikintu dukeneye nuko tukunda abantu. Urukundo. Kandi ngo rwarashize. Ngo ndaguciye sohokera mu rugo. Bawitonze. Nawe kuba bitakuriho suko uri igitangaza. Nawe hari akandi kaboro wibitseho katari keza. Ntago kabura. Rero nibyo kubakunda, kubagira inama no kubegereza no gusenga Imana. Imana ibaha umugisha kandi birakira. Uyu mudayimoni agomba kucika. Ngira ngo urabisobanukira. Ndabisobanukiye cyane. Uvuga ngo uyu maze gusobanura ngo uyu madamu sama cyangwa uyu mwuka we mwamikazi wo mu mazi utezwe ubusambanye ni nawe ukozinga n'impfu n'ibihombo n'ubukene kugira ngo abantu bifuze gutunga amafaranga bamugane cyane abagera igikoresho basambane bikuri none ubugira umurumba kubundi kanaka kafite kino kintu wamwica nkagitwara. Urumva ni irari rya amafaranga.
Imana iturinde umwuka wa madamu Samaki. Urakoze, Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane mushumba.